Bakunzi bacu ba Iwacu Connect nongeye kubasuhuza nk'uko musanzwe mubimenyereye ni cya kiganiro cyo kubaka umuryango cy'iwacu mu muryango, aho tuganira ku bintu bigiye bitandukanye byakubaka umuryango ndetse n'ibintu dushobora kuba twakwikorera mu rugo iwacu. Turi mu rugo muri weekend twaruhutse tukakuruhura mu mutwe, kandi nanone bikaba byanagufasha muri kubaka umuryango wawe no kwiteza imbere mu bikorwa bimwe na bimwe. Hanyuma rero nashimira abakomeje gukora subscribe no gukurikira amavideo yacu bakayareba bakayarangiza, kugira ngo badacikanwa n'inama ndetse n'utuntu tumwe na tumwe tuba twabateguriye kandi tw'ingirakamaro. Ndabakangurira rero no kureba n'akavideo k'uyu munsi, ntabwo kagoranye ntikarabarambira, ahubwo nakajyanye n'uburyo ki dushobora gutekereza icyo twakora mu rugo kandi tugakoresha umwanya wacu neza, umwanya mutoya, espace ntoya dufite mu rugo, tukaba twayibyaza umusaruro. Ngira ngo uko nagiye mbitekerezaho kenshi, hari espace nini tuba dufite mu rugo ariko ugasanga turi kwipfusha ubusa, haba ari kuri clôture ku nkuta, haba ari hehe, ahantu ushobora kuba wakoresha ugateramo imboga, ukaba wateramo indabo, ukaba wateramo ibiti, ukaba wateramo imbuto, utuntu tugiye dutandukanye. Ikindi nanone muza kubonamo hano, ushobora gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye, ibyo twita ngo ni amadeshe tujugunya hirya hino, ariko bishobora kuba byakugirira akamaro mu bundi buryo bwo kwiteza imbere no guteza umuryango wawe imbere. Ubwo rero niyo mpamvu rero turi hano, twaguteguriye kano kavideo kugira ngo nawe ugire bimwe mu bikorwa uba wakora. Nkangurira cyane abagabo n'abahungu n'abana, ndetse kuba rwose mwafasha imirimo yo mu rugo, kandi ikindi nanone kuba mwatekereza utuntu mushobora gukora two kwiteza imbere mu rugo mu buryo bworoheje, butagutwaye umwanya, butagutwaye amafaranga, ahubwo mu mwanya muto ubonye ukaba wakwigomwa ukagira isi yawe nziza kuruta uko wayisanze, ukagira iwawe heza wishimiye, wumva wicaye ufite umwuka uhagije. Murabizi ibidukikije ni bimwe mu biduha umwuka mwiza duhumeka, kandi bikaduha n'umunezero n'ibyishimo. Iyo wateye imboga rero iwawe ugatera imbuto cyangwa se ugatera igiti, mwumva yuko bikugirira akamaro mu mitekerereze ndetse no mu kuruhuka. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nabateguriye utuntu duke cyane tuguha igitekerezo cy'uburyo ki ushobora kuba wagira iwawe heza kurushaho. Ikindi nanone kuba wabyaza umusaruro aho utuye, ukagira byinshi uhakorera kandi byakugirira akamaro no kubaka umuryango wawe. Ntabwo kuvuga ngo wenda ibintu byose mfite amafaranga n'iki bihagije, ukeneye no kurya ibiri fresh nawe wikuriye mu rugo iwawe, zaba ari imboga, zaba ari imbuto, zaba ari n'uwo muhumuro mwiza w'indabo. Ni ikintu kiba gikomeye mu rugo, gikomeza kubaka urugo rukaryoherwa kandi nawe ukumva urishimye. Nk'uko bisanzwe rero buri kwezi habaho umunsi w'umuganda w'Abanyarwanda, twifatanya mu bikorwa by'isuku n'iterambere mu midugudu yacu, ndetse umuganda ukanatwigisha no gukorera hamwe, tugateza igihugu cyacu imbere. Ariko nanone hari umuganda uba ukenewe mu rugo iwacu, nawo udufasha kwiyitaho no kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no kwiteza imbere. Ariyo mpamvu rero yewe nari niviriye mu muganda, ngira amahirwe nibonera ahantu nikurira utubuto tw'imboga, nzaje kutwiterera mu rugo rwose. Muraza kubibona nk'uko muri kubibona muri video, naje nje kutwiterera kugira ngo ejo bundi tuzabone rwose utuboga cyangwa n'ibirungo byo kwitekera mu rugo, umuntu atiriwe ajya ku isoko kujya kubihaha. Muri uko kubitera rero naje gukuhugira gutya, mbonye nkubitanye n'umugabo ansanga mu rugo, nawe aje kwishakira imbuto cyangwa se ingemwe z'indabo, nawe ajya kwiterera mu rugo kugira ngo yumve umwuka mwiza w'indabo n'impumuro z'indabo mu rugo iwe, yicariye mu rugo iwe. Ibyo rero byanteye amatsiko, bituma numva ashatse kugirana ikiganiro nawe ku bijyanye n'iyo initiative cyangwa se uwo mwanzuro yaba yafashe wo kuza kunsaba indabo. Yarazanye n'umugore we, ngira ngo mukurikire mwumve ikiganiro twabashije kugirana, hanyuma namwe muduhe comment munatubwire koko mwebwe murabyumva gute. Cyane cyane ariko ndabaza abagabo,
ariko nanone tukavuga ngo korera umuryango wawe nk'uwikorera, kuko ibyo wabibye uyu munsi nibyo uzasarura ejo bundi. Igisha abana bawe gukora uturimo two mu rugo, igisha abana bawe gukora uturimo tugiye dutandukanye, unabafashe gutekereza kure ndetse n'ubuvumbuzi, gucukumbura utuntu tugiye dutandukanye. Umweretse uko batera uruboga, uwo mwana uba umufashije mu mitekerereze. Umweretse uko batera urubuto, akamenya kuruvomera, akamenya kurwitaho, uwo mwana uba umufashije kuruta uko wamushyira imbere ya televiziyo akajya yirirwa areba televiziyo cyangwa se n'ibindi bidafite umumaro. Ariko mufashe mu kumwubakira ejo hazaza, umutegura mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu gukora uturimo two mu rugo tw'abana dutandukanye, kugira ngo nabo ejo bundi bazakura ari abantu bakunda umurimo. Kurikira rero urangiza akavideo urebe bimwe na bimwe mu by'ingenzi twagiye tubasha kugeraho, kandi nawe twifuriza kugira ngo ubigereho. Dukomeze twubake umuryango nyarwanda twiyubaka, kandi natwe twihereho twubaka ingo zacu, twiteza imbere, tuzana umwuka mwiza w'amahoro, twubaka urugo rutekanye kandi rutuje, rufite amahoro n'urukundo. Dukomeze rero, turi kumwe na Iwacu Connect. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na share. Oui, sunika. Mukaba muvuye mu muganda rero. Ariko ye ubusa depite nawe arawushobora. Umeze utera? Ndabona umuganda wawukomereje. Baravuye mu muganda mpita nkomereza muri jaride. Urimo nitaho, urabona hano nyine ndimo nkoreraho Biteze. Sawa. Dore nanjye mvuyemo mpita nkuzanira depite. Yambushabushe ngo arashaka indabo. Rero yuko we muntu tuziranye ufite imbuto. Nizi z'indabyo. ahubwo se wageze sinari maze kuzicira, ahubwo uratomboye. Uratomboye nakuraye. Ahubwo se ariko papa Ugomba kuzimuterera akabyarira ahantu hasa neza. Kujya mu bintu by'indabo kwe. Yewe nyambijyamo bagango umugabo ngo yabaye inganzwa ngo cyesikoze. Ngo baguhaye indara mabuno. Ariko ibyo ni ibintu abantu bavuga. Burya urugo n'urw'abantu babiri Cyane. Umugore n'umugabo. Wenda nabariya bagenerwa bikorwa bagiye bazamo babana. Uwanjye rero uko angana. Kumufasha ndumva atari igisebo, uzanseka azanseke. Nyambwira abantu man. Nese ubundi ntuba wifasha. Nese iyo wicaye ahantu hari amahumbezi wenda wicariye hanze kwibaraza uri kwinywera akantu kuhanywera akabyeri hasa neza. Ahubwo ubutaha nzajya nkagura akakazana iwawe. Ariko izo ndi bujyane uyu munsi. Hari rwose nigirira ahantu rwose abantu twicarira tukisangirira akantu. Ariko rero wamfashije iki gitiyo asikigariwe. Siraho ngaho umuganda na papa naye nawe ngwino nyine nawe wibere inganzwa. Ngwino wibere inganzwa hano, reka dufate kuri harya nushaka izo gutera imbere ya salo. Era reka dufate kuri izi ngizi. Fata aho ngaho kandi umuntu yahera kuri ubu. Ni akarabo keza. Ako ngako ni sawa. Mwana agatera no mu ivaze, reka tugende tureba kuri buri bwoko. Aha ngaha umuntu yakora dukeya. Urafataho dukeya. Urakoze kudusura. Bye. Kandi rwose mubyeyi uraza kunywa igikoma vuba. Ariko uzasanga n'izi ndabyo zafashe. Oya, ariko papa iziri gufata nako kanya. Kweli rimwe irafashe. Rimwe irafashe.